WhatsApp Kigali Rwanda, East WhatsApp, West WhatsApp, Northern WhatsApp, South WhatsApp, Diaspora. Big congratulations, ndabakunda cyane bya hatari. Mu inshuti zanjye ndabemera. Ibihe byiza wahisemo kubana natwe kuri Pola Vibe. Ni wa mungu wanyu rutikura n'ingoga. Cyogeye mu ngo. Rushenguza iminega. Rubaza babisha. Mwitegurire si mwite Pola. Ndaza sinshirayo. Narababwiye ngo umunsi ku munsi ko bukeye nuko bwije kuri Pola Vibe. Nzakomeza mbahuza n'abantu b'ubwenge. Ubuto bwacu twarabufashe tubutsimba muri ibi dukora music industry. Ubwiza bwacu, imbaraga zacu, ubuhanga bwacu twabishyize mwangaha. Ni ubutunzi dukora bwa buri munsi. Byita umutungo w'ubwenge, byita uburanga bwacu. Utwite ukushaka ariko nibyo twahisemo. Ndi kumwe n'umuntu wanjye ni umutumirwa. For back in days yarabikoze, nimwamwumvishe. Yayihirinze, nimwamukunze. Yarabishakishije, nimwabyemeye. Yitwa Nani D. Nani D. Welcome on Pola Vibe, brother. Thank you very much. Umeze neza. Ukomye mu nkokora ntikikakubuze gukora kuba hasi ko gupfitera amapfani yitangaho bahahira. Menye icyo gukora wikorere abakurwanya n'ababuze by'ukorere wikorere bazavuga nibaruha bazahora babaye imbura mukora ibikorwa bya nukubuza abandi amahoro babura ibyo gukora byabagirira akamaro bakirirwa bavuga ibitagira umumaro. Yeah. Abantu sibo mana. Yeah. Uyu muntu mureba nanjye bwanjye reka babwize ukuri iyo mugezo ndahaba uzi impamvu mpaba. He's a legend for me. His papa ni mukuru azi icyo bita wagwan release. Nandi umeze neza. Wumve ko nishimiye kubona nawe, nishimiye kuvugana nawe. Dukwikirwa n'abantu hafi 180 kuri channel. Ndabye nashidikanya ko mu Rwanda nta muntu wapfa kwakira abo bantu ngabagaburira abanyweshe ubu bivuze ngo ni benshi cyane ko twaje nta numwe utuzi umubanje 180. Ngendeye kugana nawe rero sasa. Uyu muziki umazemo imyaka ingahe? Kino cyazo cyambere. Abantu myinshi. Nubwiza ukuri ngewe. Bwiza ukuri abanyarwanda. Uyu muziki umazemo imyaka ingahe? Kugira ngo mwumve umuntu kumwe nawe urwego ariho. Ni myinshi cyane. Kuva 2008. Myinshi kabisa. Mfite imyaka 15. Wabanye na Dr. Jack. Wabanye na Licklick. Wabanye na Christicha yego atarazizengera. J Pramuzi noza Pastor Pramuzi ndetse nabita abantu ba Danje wabatanze fame. Ikibazo mfite ni kimwe Nani D n'abahungu bo muri UTP. Ubwo ni ba general nabo mabareba. Nani D uraziriki ni kavukire ni karande ni bigeragezo ni ishuri rimo gucamo uraziriki bwira abantu ngenda kubaza uraziriki. But I want to look your shine. Nikibazo kigeze none se wasambanye n'igihe watonganye n'igihe ufite ibibazo n'igihe njyewe ubwanjye njyewe winje muri game ufite imyaka 15 uyu munsi wone tuvugana ndataranitse na ibintu byo uraziriki kandi ibintu anabizi igihe ikintu cyo gihe nicyo gihe iki turimo ijambo rimwe kuri general amupaka ijambo rimwe kuri general negice ni inshuti yanjye yagereye ibiganiro ijambo rimwe wamubwira iki general negice de general namubwira nti nagarutse ijambo rimwe kuri Licklick cyamunyereka ku maso ongera ijwi ko kuri mikoro wumva neza. Cyamunyereka ku maso yaragiye aransiga niba yaragarutse. Lick ijambo rimwe kuri Sabine we nanamugabira kuko mu
mufitanye amateka dufitanye amateka kweri ariko hashobora no kutanyibuka hashize imyaka myinshi. Dr Jack yarapfuye wari ubizi? Dr Jacques yapfiriye muri Congo. Ni Congo ni Burundi, yaguye i Burundi. Yaguye i Burundi. Imana imworohereze. Amen. None se mujyomba wanjye ubona umuziki uyu munsi none urimo gusaba amafaranga ugasaba na bituga ugasaba na bituga, urabona tuzamena bizarya ugomba kubona bizarya bizakunda ijambo rimwe kuri amapora aba courage ni muntu ki imbere yawe ni umusaza arimo arakora neza biragenda neza biraturika eba bro ntabwo nakwaza byinshi sinshaka kukwabagura mu bihugu bwenge cyangwa se icyo bita crashment simbishaka sibyo ariko icyo cyo ni kimwe abanyarwanda badukunda badukurikira uyu mugabo yakwanye na Dr Jack akwana na Lick akwana na Pastor P akwana na JP Pro urumva neza uyu mugabo negiji wowe negiji General Noriega ndabizi neza ko umuntu muzi nabiti bihanganye muri ibi bintu baramuzi ariko mwamutewe inyuma ntaribi twebwe ibyo dushaka muduhe subscribe ubundi muduhe n'amahoro nta bindi iyo umuntu adapfa arazuka ibyo yakoze kongera akabisubirana mani ntawe kwambaye ikamba ryawe sibyo uwari kuri kwambura niwari kukwica niwapfuye rero sibyo icyaburaga ni studio yarabonetse icyaburaga ni uguhuza n'imbaraga ibyo birahari turako ubumwe umunsi kundi naravuze ngo tuzababangamira tuzabasakaza bazabyiyumvisha ku ngufu uzi ikintu bita gusakaza umuntu ni kwa kundi usaza umuntu nyine akajya kuvuga ibitari ngombwa rero ibyacu bazabyumva babishaka cyangwa batabishaka wewe wahisemo kubana natwe njyewe ntabwo nshaka gutunga kamera Riderman Yesu ndatubwira iki yakoze ibyo agomba gukora ahubwo hari abapfukiranywe bagomba kubikora ntibabikore bimwe amahirwe abo njye nafashe umugambi mvugira rubanda kozi nanjye ndacyari ku karubanda nafashe umugambi ngabonye ubwenge si dutuye n'isaba ubwenge nafashe umugambi nshaka ibya muri rubanda mbona agahenge nta mukene ugira ijambo kozi afatwa nk'akabandi kura pepa ni ibintu nababwiye muzumva ndimo twarafashe umugambi noneho twebwe ni mutobarire mudukunde mutugarure icyizere natwe ntabwo dutuje sibyo ariko umunsi kundi uyu ntabwo mwemuzi ari indirimbo yitwa Sibomana iyo ndirimbo niyo yankomye bro ikintu mwe murakizi mwemera ko Sibomana tuzayivuga tukayihereza amakiki mazima sibyo muri iyi generation nshyashya ukaba uzaba umuzigo uri collaboration sibyo tuzashyira imbaraga zacu zose ariko Sibomana iriya ndirimbo iyi full package abantu b'iyi minsi banga ubutumwa bagakunda igipfa kuba ninyariye kandi nisobeye ibyo ntabwo ni muri iyo si twe turi mu isi yo kubwiza abantu kuri bazasigara bumva sibyo se niyo twagenda na nyuma yacu bazaga bumva ngo JP amaze imyaka ingapfuye n'uyu munsi turacyamwumva already mani ntabwo tubarambira rero iminota 8 cyangwa 10 tubabwira ukuri kwacu turimo yitwa Nanidi soon as possible turaza kubabwira ahantu mwamushakire mwamubonera ariko genero abantu mwabanye muri ibi bihe byo hambere from 20 no way 2008 until now guhera 2008 kugeza akiri mu mwuka w'ubuzima abantu mwabanye aracyahari nawe yagiye sinshaka kumenya ibyo urimo nanabyirinze ariko namwe ikintu ngiye kugushinze ntabwo naguhereza ngo kiriyagiye cyane mufite agahiti n'imbaraga ngo hiti zanyu mwazangirizaga mu ngutiye nibyo cyangwa se byo mu ngutiye oya mbwira
ngewe ntabwo ngewe ngomba kugusobekanira utikurana ingoga papa hiti zanyu koko ni mu ngutiya amahoro y'Imana we wahisemo kubana natwe na n'uyu munsi ndacyabasaba idolari rimwe ntabwo rikubuza gutera imbere 0.8 8 44 65 share idolari rimwe tubone ibikoresho byuzuye nyeneye kwemera umuntu imbere ya kamera akantu mukakabona kari full package audio video ibintu byiza abo ndahiguye ntabwo mfite inka ngo nzabagabira inka ariko ibyo mfite nzabitanga kuko nabikoreye narayakomokeye mwana sinzi niba arayicyuza mumbabare rero mubaye nanjye I love you so much umunsi ku wundi subscribe it's important thank you